physiotherapist cyangwa mu Kinyarwanda babyita ubugororangingo. Ni mpagarariye ishami ry'ubugororangingo ndetse na serivisi ikora iby'insimburangingo ndetse n'inyunganirangingo mu bino bitaro bya kaminuza by'i Butare. Iyi serivisi rero y'ubugororangingo by'umwihariko ko nanjye n'ibyo nkora nk'uko amagambo bivuga, ni serivisi ifasha abantu bafite ibibazo by'ingingo, ibibazo wenda se tugereranyije ibibazo by'umugongo n'ibyo dukunze kwakira cyane ku bakuze, imvune ziturutse ku mpanuka cyane cyane impanuka zo mu muhanda, ariko hari n'ababa baragize ibindi bibazo by'imyakura bituruka wenda ku ndwara zitandura nka diyabete cyangwa se umuvuduko w'amaraso uri hejuru, bikaba byabatera pararizi z'uruhande rumwe, bikenera ko baza hano tukabakorera imyitozo dukoresheje bimwe mu bikoresho mubona hano kugira ngo tubafashe gusubira mu buzima busanzwe no kuba babasha kugira ibyo bifasha. Ariko nk'uko nabivuze, tugira n'ibindi bikoresho dukoresha cyane cyane bigamije kugabanya ububabare, muraza kubibona, ndetse n'imyitozo dukoresha abantu bigamije gukomeza kubongera imbaraga no kubatoza uko bakongera kwifasha. Hakaba rero n'abashobora gukenera insimburangingo cyangwa se inyunganirangingo, haba waba waragize wenda nk'impanuka ituma atakaza urugingo cyane cyane igice cy'ukuguru, ashobora kuba kumukorera isimbura urwo rugingo, cyangwa se kunganira ukuguru cyangwa ukuboko kwacitse intege kubera indwara runaka, akamukorera inyunganirangingo. Iyo serivisi rero turayifite, muraza kureba aho tuyikorera n'ibikoresho dukoresha. Usibye rero kuvura, dutanga n'inama, cyane cyane inama zifasha abantu kwirinda ibibatera uburwayi busaba ko baza hano tubafashe. Inama nyinshi zigaruka gukora imyitozo ngororamubiri, kubera yuko ibibazo byinshi bishamikiye ko abantu badakora imyitozo ngororamubiri mu mirimo yabo buri munsi, busaba yuko bicara amasaha menshi, bakaba bongera ibiro, bikabatera ibibazo by'urutirigongo. Ibyo rero dusaba ko abantu bakora imyitozo cyane cyane byibuze 3 mu cyumweru, iminota 30 udakoresheje imbaraga nyinshi. Ubwo akenshi umuntu ashobora kugeza iminota 150 iyo bikoreye icyarimwe. Ikindi ni ukubereka uko bakora imirimo yabo ya buri munsi birinda impanuka. Nk'abaterura ibintu biremereye, uburyo ki babiterura barinda umugongo wabo, cyangwa se abicara mu kazi muri za ofisi, uburyo ki bicara ku ntebe zabugenewe ndetse n'imeza bakora bikaba biringaniye bitabatera ibyago by'uburwayi. Naho ku bantu bakuze bafite ibyago byo kwandura izo ndwara twavuze zitandura, diyabete n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru, ni ugukora imyitozo ngororamubiri nk'uko nabivuze kare. Noneho ikindi gikomeye ni uko igihe cyose waba ufite ikibazo wumva cy'uburwayi bw'ingingo cyangwa imitsi, tugushishikariza ko waza kureba abaganga babikora. Iyo serivisi turayifite hano, hari n'ahandi ziboneka, ukabareba kandi hakiri kare, kuko iyo wivuje kare nibwo bigira akamaro. Turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe aho mudukeneye. Dufite serivisi nk'uko twabisobanuye, dufite ndetse n'izindi serivisi nyinshi zunganira, dukorana n'abandi baganga. Nk'uko twababwiye, dufite serivisi ikora insimburangingo n'inyunganirangingo. Ni hano mubona, dufite ibikoresho bitandukanye dukoresha. Ibi ni bimwe mu ngero z'ibyo dukora. Naha umwanya mugenzi wanjye aratangira bibwira, anabasobanurira byimbitse ibyo bakora, anakomeza kubereka. Murakoze. Murakoze. Nitwa Niyongombwa Modeste, nkaba ndi umwe mu bakora insimburangingo n'inyunganirangingo hano muri CHUB. Nkorana na mugenzi wanjye witwa Tuyisenge Jean Marie, dukora turi babiri. Hano dukora ubwoko butandukanye bw'insimburangingo. Dukora insimburangingo z'amaboko n'insimburangingo z'amaguru, ariko tukanakora n'inyunganirangingo. Dukora inyunganirangingo z'amaboko n'iz'amaguru. Nabereka urugero rwa zimwe muri zo dukora. Uvuga ngo hano dufite ubwoko bubiri bw'insimburangingo z'amaguru. Iyi mpereyeho niyo umuntu wacikiye akaguru munsi y'ivi. Uvuga ngo dukora insimburangingo bitewe n'aho umuntu yacikiye akaguru. Iyi niyo umuntu yacikiye akaguru munsi y'ivi.
iyi ikurikiyeho ni iy'umuntu wacitse akaguru hejuru y'ivi. Murabona ko bitandukanye, hamwe hari ivi ariko ahandi nta vi rihari. Noneho hano dufite inyunganirangingo y'amaguru. Ngo uyu afite ikibazo cy'akaguru, afite akaguru ariko nta mbaraga gafite. Mu kumukorera rero tumukorera inyunganirangingo. Inyunganirangingo rero niyo twamukoreye. Murabona ko itandukanye n'izi nsimburangingo, nayo afite akaguru ariko turamworohereza tukaha imbaraga zidafite kugira ngo gakore neza. Arahina, yajya kugenda agafunga, hari systeme iba ihari akoresha kugira ngo afunge agenda. N'uyu nawe wacitse akaguru haruguru y'ivi, uvuga ngo iri vi ryigana iryavuyeho, nubwo rigana 100%, ariko nawe aricara yangiza agahaguruka agafunga. Ntabwo ari gusa dukora, kuko dukora n'iz'abana. Ibyo dukora hano hari byinshi dukorana n'insimburangingo n'amakorse. Kose ni intuza n'inyunganirangingo y'umugongo, umuntu avunitse umugongo cyangwa udakora neza nawe turawunganira, donc akongera akagenda neza. Niba hari ahababara ubwo tukamufasha kugira ngo akomeze ubuzima busanzwe. Insimburangingo n'inyunganirangingo zose dukora hano muri SHUB, umuntu uyikeneye biroroshye cyane, ni ugushaka transferi akaza hano tukamwakira, kuko mituweli ayibona kuri mituweli irabyishyura. Ikindi nagira inama ababyeyi, niba umwana avutse akabona afite ikibazo ku maguru ye, ntagatindikanye ngo agume mu rugo, ahubwo ajya amuzana kwa muganga tumurebere. Nuvuga dushobora kudahita tumuha inyunganirangingo, ariko tukamukurikirana, tukamugira inama y'uko bigenda, kuko tumuvura akivuka kugeza ku myaka 5. Hagati aho hose tugenda tureba niba akeneye inyunganirangingo, icyo gihe tuba tubibona. Ubwo rero twagira inama ababyeyi kujya bagana ibitaro byihuse badatinze, kuko uko atinda umwana akurana ubumuga bukomeye kandi bikazamuteza ikibazo amaze gukura. Murakoze.